araje nuko araje Yesu araje kandi ageze ku irembo azabura ntihazabura intambara ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsemyeho urupfu n'ibyaha kw'irembo ari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo maze mw'isi yagize nshya tuzaba dusubire kudapfa kwaguye gupfa tutakibabara kw'irembo ari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo ari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo azabura intambara ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsemyeho urupfu n'ibyaha kw'irembo ari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo naho mw'isi naho ijuru n'iwabo abizera naho mw'isi naho ijuru n'iwabo abizera tuzimuka mw'isi tugera iwacu aheza twubakiwe n'umukiza Imana yacu hari amazu meza tubaza mw'isuku tutarabona niho n'iwacu ubuturo bwiza tuzahora niho n'iwacu ubuturo bwiza tuzahora Yesu niwe ufite amahoro meza urupfu n'ibyago ntirubizi abashaka ubugingo budashira impumyi zigira zabarengera muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza niho n'iwacu ubuturo bwiza tuzahora niho n'iwacu ubuturo bwiza tuzahora Yesu niwe ufite amahoro meza urupfu n'ibyago ntirubizi abashaka ubugingo budashira impumyi zigira zabarengera muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza no mu rupfu rero turashima ariko impamvu dushima by'ukuri nuko tuzi ko umukiranutsi adapfa ahubwo umukiranutsi akurwa mu mubiri sibyo akaba ahubwo aribwo yinjiye mu buzima bwiza nibwo noneho agiye kubaho ubuzima bwiza buruta ubwo yararimo ntago mbatindira reka dusome mu Baroma mu gice cya 8 umurongo wa 24 ndibwira umurongo umwe cyangwa ibiri
haravuga ngo kuko twakijijwe dufite ibyiringiro ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihangana. Amen. Amen. Twarakijijwe ariko turacyafite ibyo twiringiye. Sibyo? Ariko ibyo twiringiye ni biki? Ese twakijijwe iki twiringiye iki nanone? Sibyo? Iyo umuntu akijijwe hari icyo abakize. Yego. Ariko hari n'ibindi ategereje kuzagira ute? Kuzabona. Sibyo? Nayo magambo abiri ngiye kuvuga. Iyo umuntu akijijwe abakijijwe iki? Hanyuma ibyo asigara yiringiye kuzabona ni ibiki? Byo ni ibiki? Sibyo? Hanyuma kugira ngo umuntu akidere gukizwa nuko hari ikibazo aba yari afite. Cyo ni ikihe rero? Umuntu wese hava akagira uri hano afite ahantu yakomotse. Ariko yakomotse se ahandi ni ku mukurambere witwa Adamu. Imana irema ubu twese twaremewe rimwe, ari abakuru, ari abatoya, ari abagore, ari abagabo, twese twaremewe witwa Eva. Irambwira ngo mubyare, mwororoke, mwuzure isi. Ntabwo yongeye kureba. Imana ni Imana. Sibyo? Ntiyakora ikintu ikomeza igisubiramo. Yakoze rimwe ibikoze by'iteka. Ubu abantu bose babayeho n'abazabaho babereyeho rimwe muri Adamu. Baremewe rimwe muri Adamu. Igikurikira no kugenda bororoka. Kiga tunibeshya. Ugasanga ngo mfite abana nkanjye ngira batatu. Ariko ugasanga numva ari abanjye cyane kurusha uko ari ab'Imana. Oya, ngiye banyuriyemo gusa. Ariko abo bana twaremewe rimwe. Sinabaruta ahubwo. Bikanamvuna cyane ngo abana banjye, abana abasaza nkanjye. Kandi n'abasaza nka Adamu. N'abakecuru nka Eva. Roho z'abantu zabereyeho rimwe. Imana yaremye rimwe gusa. Ariko tugira ibyago. Tugihishe muri Adamu na Eva, shitani aramushuka. Amubwira gukora icyo Imana yari yamubujije. Ariko Imana iradukunda. Kumubuza ko ari ukugira ngo tuzagira ibyago. Yarambwira ati hano ngushyize hari ibintu byinshi wemerewe. Ariko ubujijwe kurya ku giti cy'ubwenge umenyeganisha ikibi tukakiryeho. Umunsi wakiriho no gupfa uzapfa. Ariko abantu bibaza kuki Imana yamubujije kumenya ubwenge ubundi. Sibyo? Nuko Imana niyo nyiri ubwenge yonyine ubundi. Sibyo? None wowe nushaka kumenya ubwenge ntago twaba tukibanye kandi ari ngiye munyabwenge. Nawe uraba wihinduye Imana. Umunyabwenge ntago abanyabwenge nta bihanga bibiri. Byatekwa mu ngoni imwe. Kumubuza kumenya ubwenge si ukumwanga. Abo kwari kugira ngo atishyira hejuru. Akamenya akagira amahitamo ye. Sibyo? Akamenya kwihitiramo icyiza n'ikibi. Akigenga aho kugengwa n'Imana. Shitani aramubwira ati hoya Imana yaragushutse. Yanze kumera nkayo. Sibyo? Yanze ko amaso yawe ahumuka ukamera nk'Imana. Kandi nicyo nyine yanze. None se ari kumuyobora gute? Nawe afite kwiyobora. Ntabwo bishoboka. Sibyo? None rero aramubwira ati kiryeho ntacyo uzaba. Ariko Imana ntabwo yivuguruza. Akiriyeho burya yararapfuye nyine. Yarahumanye. Yarinjwemo n'umwuka w'ubwigenge. Umwuka w'ubugomera Mana. Sibyo? Imana rero ihita imuca mu ngobyi ya Edeni ashyirwa hanze y'ingobyi. Rega na shitani nusoma muri Yesaya 14 ndibwira niho hagaragaza uburyo nawe yamanuwe mu ijuru. Ngo yashatse kuzamura intebe ye ngo ihwane n'intebe y'isumba. Icyaha ni kimwe ntabwo ari bibiri. Icyo rero nicyo yashyize mu muntu. Ngo nawe yigomeke ku Mana ashingiye ubwami bwe. Imana rero kubera niyo mwami, niyo mutegetsi, niyo mugenga wa byose. Reba nyine yari yavuze ko sipera kuwa gatanu ari bukurwe warenzaho iki? Nawe ushobora kuva nimugoroba akatubwira ati n'ubundi mugaruke. Ni bosi. Si byose Imana niyo mugenga
wa byose ngikora ibyo ishaka mu bamarayika bayo ntawe uyibaza ngo uragira ibiki. Iyo umunyabyaha apfuye akuwe mu mubiri, umunyabyaha ariko ntabwo ndi kuvuga umukiranutsi, umunyabyaha yakuwe mu mubiri, umwuka ukomeza kubaho nawe sibyo se? Umubiri we nibyo urapfa ukabora, ariko umwuka we ukomeza kubaho. None Imana kubera ko ari umwuka n'ubundi ibi gikomeje kubona wa muntu w'umwuka ariko mubi, nkuko hariho n'abamarayika nyine b'umwijima bakorana na Satani. N'umuntu rero burya w'umunyabyaha yapfuye, umwuka we w'ubugomeramana ukomeza kubaho, ntabwo ikibazo cye kiba gikemutse. Abarekeye gukora ibyaha abantu babona, ariko mu buryo bw'umwuka bariho abagiteje ikibazo. Imana rero yaremye ikimoteri cyitwa inyanja yaka umuriro izatwikiramo imyuka noneho y'abanyabyaha sasa, kugira ngo ikemure na shebuja urakoze mwene kugira ngo ikemure burundu ikibazo cy'umunyabyaha, sibyo? Burya nk'abantu bari Sodomu ni Gomora, gutwikwa kwabo sibyo ntabwo byakemuye burundu ikibazo cyabo, nabo baracyategereje kuzajya mu nyanja yaka umuriro nibwo Imana izabikemuye burundu ikibazo cyabo, sibyo? Imana rero yagennye ko imyuka y'abanyabyaha, roho z'abanyabyaha zose zizajyanwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku na shebuja Shitani. Ndabikunda mu byahishwe baravuga ngo hazajyamo Shitani bwa mbere, hajyemo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Bone bajya babwira ngo ngiravuze ngirakuzamuka, abana aribo bazakurikira, abandi bazaza kwitura ya gatatu. Bariya nibo bababuza kumva ibintu tubabwira, ibintu ngo yambwiriye ngo kumurwa, ibintu ngo yambwiriye ngo mu masengesho, ibintu ngo yambwiriye ngo budari, ibyo bikakwica mu mutwe bigatuma utuva umurimo Imana yakoze muri Yesu. Zira zaranseme ni bababwira no kubashuka nibyo kwa Shitani biriya bintu. Za nini waya na mafuti ni imyuka ya Shitani. Na za zomeni umuhanura binyoma ni uzaza bwa kabiri. Abantu batangiye kugira ikibazo buriya imyuka nayikozeho. N'ubundi ahantu Yesu ari imyuka mibiri ahunga, ndakomeza nyirukane mu izina rya Yesu. Ubwo basha turabufite. Biraba ngo nitumurwanya nawe azaduhunga. Sibyo? Nivugiraga rero ko mu by'ukuri roho z'abanyabyaha na shebuja Shitani zose zizarukira mu nyanja yaka umuriro, Imana ibikemuye burundu kwibukwa kwaba ikibazo cy'icyaha kiba kigize gute, noneho abera bebe mu mudendezo n'Imana na Yesu Kristo n'abamarayika, ariko abanyabyaha baragize gute, barakuweho. Reka tujyane, sibyo? Noneho rero kwaguhumana k'umuntu ahumaniye muri Adamu, wa muntu noneho yavutse ku babyeyi sasa aba yambaye umubiri, ariko roho ye yaramaze guhumana, ya kamere imurimo, ya kamere y'icyaha, sibyo? Kubwa ya kamere yavukanye rero ntiyabasha gukora iby'Imana ishaka, yanduye kugomera Imana. N'Imana imuha amategeko, yamuha amategeko izi neza ko atazayashobora, kubera ko roho ye cyangwa kamere yamaze kugira ute, yamaze kwandura, sibyo? Burya ibyo amategeko avuga byose binyuranye n'uko kamere y'umuntu iteye. Ibyo kamere ishaka Imana irabyanga, nibyo birivuga ngo iyo kamere ikunda mwuka arabyanga. Uko umuntu yanduye rero ntashobora kumvira amategeko y'Imana. Umva ikindi kintu giteye ubwoba, Imana yaravuze ngo niyo wayubahiriza yose ugasita ku itegeko ngo wacumuyeho yose wava akagera, sibyo? None se mwabashyitsi bacu bari hano, ninde uri hano utari wasitana ku itegeko rimwe ry'Imana? Arahari? Okay, bivuze iki rero? Niba wasitaye kuri rimwe, abanyabyaha bavuga ngo wanyweye inzoga n'umunyabyaha, yego nta kibazo twakumvisha. Iyo wasitaye kuri rimwe uba wayishe yose wava akagera, sibyo? Abanyabyaha bose rero barangana imbere
kubera ko umunyacyaha babaraho ni ya kamere ibabamo yuzuye ibyaha byose. Ibyo wibonaho ni bike mu byo ufite muri wowe. Biri kumvikana? Noneho rero kubw'iyo kamere umuntu yavukanye akaba atakubereza amategeko y'Imana, kandi ibihembo by'ibyaha bikaba ari urupfu. Abantu bose bakatiwe kurimbuka. Twigeze dusoma mu Baroma 3:23 kumanura ngo bose bakoze ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Sibyo? Tujyane. Urumva rero ko ikibazo umuntu afite nuko ari umunyabyaha ukatiwe kugira ute? Ukatiwe kurimbuka. Sibyo? Yesu rero aje kudukiza, yaraje kudukiza uko kurimbuka nyine. Sibyo? Twavuze turi abanyabyaha, tunakatiwe kugira ute? Kurimbuka. Kandi nta kundi twabigenza kubera ko ari ivuko ryacu, tutabasha gutungana ngo tukosore ikintu twavukanye. Umuntu asiga ikimwirukaho, ariko ikimwirukamo cyo barajyana. Niyo mpamvu uri n'usaza ukihana ibyaha imvi zikabura uruyenzi ukihana, ikibigutera kiba hehe? Kiba muri wowe. Sibyo? Ubu niyo kosheshe umusatsi nkawumaraho n'ubundi mba nkufite kubera ko ikintera kumera kiba hehe? Kiba muri njye. Uje gufata abantu batunze umusatsi ukansiga waba uri umuswa. Kubera ko n'ubundi nyuma y'iminsi 2 watangiye kugira ute? Ubu watangiye kumera. Igitera niyo ikibitera niyo kibazo. Biri kumvikana? Imana ikwita umunyabyaha rero kubwa kavukire yawe gusa. Uri umunyabyaha wuzuye ukwiriye kugira ute? Ukwiriye kurimbuka. Sibyo? Yesu rero yaje kugukiza icyo cyago wavukanye. Yaje kugukiza kurimbuka utabasha kwikiza wowe. Amen. Amasengesho yawe niye kugiza intungane. N'umuntu ukomeza kwibona uri umunyabyaha. Sibyo? No gukemurira ikibazo aho kitari. Aho umupira warengeye niho bawurengurira. Sibyo se? Ikibazo cyabereye mu ivuko. Ntago cyakemukira rero mu masengesho yawe. Hakenewe irindi ritandukanye n'irya mbere. Ariko n'iryabaho irya mbere ritabanje guta agaciro. Biri kumvikana? Imana rero yadushakiye irindi vuko ritagira icyaha. Sibyo? Irishakira kundi muntu witwa nde? Yesu wahoranye nayo mu ijuru, hanyuma aza mu isi yihindura yambara umubiri mu isi habonetse irindi vuko rya kangahe? Habonetse undi muntu utagira icyaha. Ubone waje gukosora ikibazo cya mbere. Ntabwo ari wowe wagikosora. Niwe wadamuka. Nuko umwana yatuvukiye. Yaratuvukiye twebwe. Twabavutse bwa mbere twanduye. Twabonye undi ugira gute? Utuvukira. Burya Yesu avuka nari mvutse nanjye bwa mbere. Amen. Ngiye mpunga abanyabyaha. Biri kumvikana? Umwana yaratuvukiye. Twahawe umwana w'umuhungu. Sibyo? Ngo azitwa igitangaza. Yesaya 9:9. Umwami ukomeye. Sibyo? Kumwe kumbi ni Imana yavukiye mu isi yambara. Noneho umuntu utunganya abagize gute? Abarabonetse. Tujyane. Ubwo yamvukiye rero ubwo agiye no kumberaho kandi. Amen. Sibyo se? Ubwo yamvukiye ubwo agiye no kugira ute? No kumberaho. Imyaka 33 Yesu yaramaze mu isi yaramvukiye, yarari no kugira ute? Kumberaho. Ubwo ibyo yakoze tujyane byahindutse ibyanjye kuko ningiye yavukiye. Yego. Ntabwo yivukiye ningiye yagize ute? Ubwo nta nubwo yikoreye ningiye yagize ute? Ubwo ibyo yakoze byose ni ibyande. Ijambo rimwe. Sibyo? Uravuga ukuri. Niyo mpamvu iyo wizeye ko yakuvukiye kandi akakuberaho, ibyo yakoze byose bihinduka ibyanjye. Ngaho ari we wagize ute? Wabikoze. Imana igahita itesha agaciro ryavuko ryawe ikakubara ku rya kangahe? Rya Yesu Kristo. Amen. Nk'uko wabaye umunyabyaha utabigizemo nabwo ari undi wakuremewe, nanone ubu mukiranutsi abigizemo ari undi wagize ute? Wakuvukiye akanakuberaho. Sibyo? Imirimo Yesu yakoze ari mu isi yambaye umubiri y'umwizeye, Imana irayifata akaba ari wowe iyibaraho. Tujyane. Noneho rero ryavuko ryawe rya mbere nanone humura.
Imana yafashe Yesu imubaraho bya byaha bikomoka kuri rya vuko ryawe bya mbere byose irangije iramwica ari byo azize kugira ngo n'ikibazo cy'ibyo byaha kigire gute kirangire. Burya Yesu apfuye Imana yarishe umuntu ukomoka kuri nde? Kuri Adamu. Yesu azutse Imana ibiremye undi muntu mushya utagira icyaha imbere y'Imana. Turi kujyana yaragupfiriye urakoze cyane ariko anakuzukiye amberaho aramfira aranakuzukiye aranakuzamukana anakujyana mu ijuru. Sibyo? Ubyumve neza ubisobanukirwe neza. Cya gihano wari ukwiye kuzahanwa ujya mu nyanja yaka umuriro burya uzira ibyaha byawe nicyo Yesu yagize ute yahanwe. Yesaya 53:5 ngo yashenjagure gukiranirwa nuko wese ni kuba kuri muri kamere ni bimwe ugerageza kwikuraho bikagira ute nibyo yashenjagure ngo igihano kiduhesha cyari kuri nde cyari kuri Yesu. Ngo sinakihana Wowe rero ntabwo wakwihana arundi wagize ute wahanwe mu cyimbo urwara ukwiye kuzahanwa urwara ukwiye kuzapfa harundi wagize ute ibyo rero byizere wibere umenye ngo urupfu rw'iteka nari kuzapfa kujya mu nyanja yaka umuriro umubabaro nari kuzagira ndi mu nyanja yaka umuriro niwo Yesu yababajwe umunsi apfira ku musaraba. Icyo rero nukizere urabukuriho burundu urupfu rw'iteka. Cya gihano cyo kujya mu nyanja yaka umuriro nibyo nababwira ngo bavuze ngo twakijijwe dufite ibyiringiro. Twakijijwe iki? Twakijijwe igihano cy'urupfu kujya mu nyanja yaka umuriro tubukizwa dute? Habonetse umuziranenge wishyiraho ibyaha akabihanirwa tukagirwa bera imbere ku bwande. Ntabwo Imana yahana umucunguzi wanjye ngo nanjye impanire bya bindi yamuhaniye. Ubwo yamuhanye nyine nabaye umwere imbere y'Imana. Biri kumvikana? Ariko rero sibyo ngo dufite n'ibyiringiro kandi umbe mabwira kandi turi abakiranutsi turi mu isi twabaye abakiranutsi ku bwande twamaze kwizera ibyo siko bimeze. Ariko ubwo turi abakiranutsi twari dukwiye no kutagerwaho n'ingaruka z'icyaha zose umuntu ahura nabyo hano mu isi bimubabaje byose n'ingaruka z'iki icyaha kimaze kuboneka nibwo Imana yabwiye Adamu uzajya urya wiyushye ibwira Eva ngo nawe urajya ubyara mu yandi magambo imiruho yose umuntu afite ayikomora kuki nabaye umukiranutsi nkaba ngifite izo ngaruka kandi sibyo? Okay, bigaragaza ko hari ibindi niringiye kuzabona. Sibyo se? Niyo mpamvu burya kwamburwa uyu mubiri ku mukiranutsi nabyo ni byiza cyane. Abanambuwe ingaruka z'icyaha ku buzima. Amen. Niyo mpamvu Waroma 8:10 havuga gute? Haravuga ngo nimba Kristo aba muri twebwe ngo nubwo umubiri aba ari uwo gupfa kubera ibyaha sibyo se umubiri ubukwiriye kugira ute kubera umwuka aba ari muzima kubwo gukiranuka sibyo se ngo kandi niba umwuka w'Yazuye Kristo uba muri mwe ngizazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba ubyumve neza. Iyo twambuye umubiri rero tuba twambuye no kurwara. Yego siko bimeze se? Iyo twambuwe uyu mubiri tuba twambuwe no gusonza. Ubu nibyo ngo niyambuye uyu mubiri upfa nambaye kudapfiteka nzanasezera ku masengesho nandike zaba kivuze nayo nta nubwo akenewe. Biri kumvikana? Turakiringiye rero kwamburwa n'uyu mubiri ariko no kwambikwa undi mubiri utarwara kugira ngo menshunguwe mu buryo bwuzuye. Biri kumvikana? Ariko umunyabyaha nawe nubwo ababarizwa mwuno mubiri ariko nawe aracyafite ibyiringiro. Hari ahandi hantu nabwo hagize gute amutegereje hitwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuba. Umukiranutsi akomeje kubabazwa kandi yarabaye umukiranutsi akarwara akanapfa sibyo? Ariko kandi Imana ishimwe arakiringiye kwamburwa umubiri akambikwa undi mubiri utarwara utagira gute utanapfa utababara udahura n'ingaruka z'icyaha.
utabiri byunzwe nk'ibi nabize biri kumvikana ibyo nibyo byiringiro tugize gute dufite none twababazwa gute mwene data yambuwe uyu mubiri kandi awamburanwe n'ingaruka z'icyaha muri uwo mubiri biri kumvikana we rero adutanze umushi zibyo nubwo umubiri mushya tuzawambikirwa rimwe ariko byibura aba yambuwe wa wundi wamuteraga gusonza umwe wamuteraga kurwara sibyo se umwe wamubizaga icyuya uwo ngo aba yagize ute aba yawambuwe sibyo twarakijijwe twagize urupfu rw'iteka twabaye abakiranutsi dufite ubugingo buhoraho umwuka wacu uri muzima twakwemo wa mwuka wo kwa Adamu twahawe umwuka wa Kristo muri twebwe turi bazima mu mwuka ariko tugereje n'imibiri ihura n'iyo myuka tugize gute tube ducunguwe mu mwuzuro wo gucungurwa kwacu sibyo duhabwa ubwiza bwande bwa Kristo nk'uko umwuka dufite ari uwa Kristo noneho n'umubiri tuzagira n'uwande uko azaza asa ntabwo ariko tuzagira gute abana bavuga ngo bakundwa turabana b'Imana ariko uko tuzaza ntabwo kwari kwagira ute turacyafite ibyiringiro rero y'ukuntu tuzagira gute uko azaza natwe niko tuzaza twiringiye kuzagira ute kuzabona nange ndabyiringiye sibyo ariko mushyitsi wacu nawe biroroshye sibyo ibwiraga abashyitsi bacu sibyo nawe biroroshye sibyo mu Yesu yapfiriye nawe ahari urimo sibyo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira mwizera wese atarimbuka nawe rero umwizeye nawe ni wabukigize gute ahubwo wahabwa ubugingo kandi uwo munsi waba mu isi uri umukiranutsi imbere utakinatinya urupfu ahubwo urupfu ari rwiza kuri wowe kubera ko ni irembo rikwinjiza aho batagira gute badapfa ni irembo rikwinjiza mu masezerano yandi meza kurusha ayo ufite ukiri hehe hano mu isi sibyo n'ubwiza nuko mu bwiza ujya mu bundi uwaye mu isi utabarwaho icyaha ayo niyo mahirwe Dawidi yavuze ariko kandi utegereje no kuzambikwa umubiri utahura n'ingaruka z'iki n'ingaruka z'icyaha nange ndashimira Imana ko mubahawe iryo sezerano nange ndimo namaze ko umukiranutsi ku bwa Yesu ariko ndi mu isi ntegereje no kuzahabwa undi umubiri genzavira ahangaha sibyo nkambika umubiri udasonza umubiri utarwara umubiri utananirwa umubiri utifuza umubiri mbese wujuje ibyangombwa byose uwo ni Imana yabikiye abakiranutsi sibyo wowe se ntibyakubera nawe byakubera sibyo idini rye kugushuka imirimo yawe ntabwo yaguhesha ko umukiranutsi imbere oya ni ikibazo utagizemo uruhare nta nubwo ari we wakikemurira cyakemuwe nande nanone utabigizemo icyo usabwa ni ukumwizera ukaba intungane imbere ubikesha nde arega Yesu ntabwo azongera gupfa yapfuye rimwe ngo bibe bihagije iteka kandi yapfiriye gukemura ikibazo wari ufitanye n'Imana ntabwo ibishyimbo watanga ku rusengero byagukuraho ibyaha umuririmbyi aravuga ngo nawe warira ukicuza ntabwo byariha niyo waba uzikurira ku buryo urira amaraso akaza n'ibibwira bigatakara ntabwo byariha ibicumuro impongano ikwiriye ibyaha ni amaraso yande kandi masa nta kindi kintu kibaho nta kindi gihesha mu isi ndetse no mu ijuru keretse kwizera ko n'amaraso yande masa sibyo be kugushuka bariya ukorera nibo bazaguhemba sibyo keretse idini riramutse rifite ijuru rizakujyanamo nayo ijuru ry'Imana Yesu yaravuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo nta wajya kwa Data atari ngewe umujyanye ibindi wakora ntabwo byakujyana he mu ijuru sibyo isi ye kukurangaza abantu ziye kukurangaza ibyo baguhanurira uzabisiga umunsi umwe tuzagushyira mu gitaka byose uzagira gute uzabisiga yaba ari umenya ubwenge wakwiteye ku iherezo kandi ntabwo bigoye ni ukwizera Yesu wakemuye ikibazo wari ufitanye ni ukwizera Yesu wakunze n'Imana ni ukwizera Yesu wakubereye ikibi ni ukwizera Yesu wakubereye igitambo ni ukwizera Yesu wagiye mu cyimbo cyawe ni ukwizera Yesu wakubereye umucunguzi ni ukwizera Yesu waguhaniwe ni ukwizera Yesu wagukiranukiye kandi iyo umwizeye Imana ifata ibyo yakiranutse byose ikabiguhereza nk'aho ari wowe wabikoze
Yesu yasize ibyaha atagize ute nawe wajyanwa no mwijoro no gukiranuka utagizemo uruhare birikumvikana yego ibyaha Yesu yasize ni ibyaha we yaguhaye iki nawe yari afite gukiranuka yatwaye ibyaha byawe kugira ngo akwihere gukiranuka kwe ibyaha byawe bimujyana he mu rupfu gukiranuka kwiwe niho kujyana hehe utabazweho gukiranuka kundi utarakoze umuriro nuwawe ariko amahirwe aracyahari Abaroma 10:10 nsoza aravuga ngo umutima niwe umuntu yizeza umve kandi ibisaba ko tukurambikaho umutima ni uri bwizeze ko Yesu yagukuyeho urubanza rw'iki sibyo ngo Imana irahita ikubaraho gukiranuka kuki byitwa kubarwaho gukiranuka nuko ari ugukiranuka utari usanzwe ufite ugiye kubarwa nukwande rero nuko Yesu niwe wakiranutse byizera uyu munsi urare mu ijuru buryo bw'umwuka byizera uyu munsi nawe urare ibyiringiro by'uko uzajya idini ritabigizemo amasengesho watabigizemo amaturo yawe watabigizemo imyitwarire yawe watabigizemo uruhare biri kumvikana neza nta kigoye kirimo ngo umuntu nanyizera ntabwo azapfa iteka ahubwo azaba avuye agiye mu bugingo kandi nako kanya muri byo ngo nahawe ubugingo buhoraho ngo kandi ubwo bugingo ninde ni Yesu warangiza ukavuga ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo kandi umaze kuririmba ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu none se reka tujyane niba Yesu ari Imana yaduhaye kandi Yesu akaba ari we bugingo ubwo bugingo barabukorera oya tubona sengera wasenza ngahe kugira ngo Imana itange Yesu kandi Yesu niwe bugingo na Yohana mu butumwa bwiza bigarukaho ngo mbere na mbere hariho jambo yahoze horanye n'Imana nta kitaremwe nawe sibyo ngo muri we harimo ubugingo ngo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu iyo wizeye Yesu ubonye ubugingo ntabwo ubugingo boro busengerwa ahubwo umuntu abuhabwa yizeye nde Yesu niyo bukuzaniye ni impano umuntu ahabwa ku buntu biri kumvikana sibyo aho ugasigara uri mwiza ushimira Yesu waguhaye ubugingo buhoraho ukabukiza urupfu rwa kangahe naho gupfukuwe mu mubiri bikaba inyungu Paulo niko avuga kubaho ninde no gupfa niki ni inyungu hari umuntu wanga urwungukose ubu mwene data nukuri yagiriwe neza kuturenza hari ahandi hantu yinjijwe tutari twagira ute tutari twinjizwa niyo mpamvu tutari kurira niyo mpamvu twishimye nuko tuzaho ahubwo turi kuba twebwe n'iryari natwe twigende ariko ziko gatinya urupfu sibyo ubu turi guteka imodoka tujyana i Kigali mu kanya ubu se yaza nkayihunga oya tata nemera agatanga amafaranga kugira ngo none ikibwira ko uri umupagani rero ko naho ugiye atari mu ijuru no buryo umuntu uzavuga ngo ri ngwana ngo mbonye mu mugeni bati kwakidera Yesu urupfu rwihuse idini ryagupfunyikiye ikibiri ariko va ku giti urupfu ni inyungu ku Kristo ukuri sibyo ibyahishwe 14:13 ngahirwa bapfa bapfiriye mu mwami nase niba uri mu mwami wakwanga amahirwe yo gupfa ni ikigaragara ko utari mu mwami cyakora uri muri katolike uri muri ADPR uri mu Adventiste ngo bumunsi abantu babona bumunsi ko abantu bakiringira umunsi naso ariko hahirwa abapfapfiriye Abaroma 8:1 ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho uza bari muri ADPR nabari muri Kristo Yesu niyo bazacirwaho iteka ntagara abari muri Katolika sibyo ntagara abo mu badive cyangwa mu bagorozi no mu batampera ndahandi nabari muri inde
va ku giti. Reka soze gutya. Reka dusoze. Izera ibyo ngibyo niyo tutabonana. Niyo tutazongera ijuru aburicyuye. Ntabwo turi kukubwirira ibi ngibi kugira ngo uze gusengana. Oya. Turi kugira ngo ukize ubugingo bwawe. Biri kumvikana. Turi kugira ngo ukize ubugingo bwawe. Niyo tutavongera kubonana. Biri kumvikana. Icyo mucyumve neza. Ntabwo turi gushaka abayoboke. Turi kugira ngo namwe mu bakiranutsi muraga ubugingo kubwande kubwa Yesu Imana ishime kubwa byose.
bakoze nubwo nagira icyo mbaha mu buryo bwo kubashimira ariko nabwo ntago gihagije nkurikije ubwitange bagize ndabashimiye rero ndanakomeza kubashimira ni ukuvuga ngo uyu mugore wanjye yari umugore wanjye twari tubyaranye 6 ni ukuvuga ngo nta kibazo dufitanye agiye ari umukiranutsi bitewe no kubarwaho ariko abantu bajye babyumva neza ni ukubarwaho gukiranuka kumuhesha kwemerwa n'Imana kumwe bavuze kwavuye mu ijuru kuzanywe na Yesu kuko Yesu nawe yabazweho ibyaha bye bikamujyana mu rupfu cyangwa twese ntabwo ari ibyo wenyine nuko nari nshatse kugaragaza ku ruhande rwe ariko n'ibyo abari mu isi yose bimujyana mu rupfu nta cyaha yigeze akora ni nako nanone nawe yageze mu ijuru kubera ko yanditse muri Kristo ni ukuvuga ngo nta gukiranuka kwe kubigizemo uruhare ahubwo bitewe n'uko kwa Yesu yabazwe nta muntu wabona ikiguzi arigura Imana rero irakoze iduhaye n'umucyo ibi byose bikarangira neza ihimbazwe ku bwa Yesu.